Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho nkurikirana kuri David Rwanda umunsi ku wundi. Tudatinze reka dutangire n'inkuru yacu y'urukundo y'uyu munsi. Gusa inkuru yacu y'urukundo ni nziza kandi rwose iragushimisha ndetse ishimisha umutima wawe. Gusaba kugira ngo ubashe kuba wayumva yose kugira ngo ibashe kuba yarushaho kukuryohera cyane. Kuko bisanzwe ni David Rwanda kandi nkuko musanzwe mubimenyereye YouTube channel inyuraho inkuru z'urukundo ndetse n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye. Inkuru yacu y'urukundo ni umukobwa wari umukene, umukobwa ku muhanda byarangiye yegukanye umutima w'umusore wari umukire cyane. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Hari nimugoroba ndetse imvura iri kugwa cyane dore ko yari mu gihe cy'itumba. Imvura yari kugwa ndetse bwije cyane. Gusa hari umusore wari uvuye ku kazi, uko byagaragaraga nk'aho umusore nta modoka rwose yari afite. Dore ko imvura yari iri kugwa nyinshi ndetse imvura iri kumunyagira. Nuko imvura iri kumunyagira yakomeje kwirukanka kugira ngo atangoranywe n'amasaha kugira ngo basi arebe ko yashika mu rugo ataranyagirwa cyane. Ariko mu gukomeza kwirukanka ageze mu gasantere ndetse akenera kuba yakugama kuko yarakomeje kubona ko imvura itangiye kuba yaba nyinshi. Gusa mu kuhagera yasanze inzu zose zari ziri aho ngaho zuzuyemo abantu ndetse bari kugama dore ko inzu zari zihari ziki. Nuko byaramucanze ndetse abura uko abigenza. Ati mana we, use koko noneho ndabigenza gute? Mbabajwe na telefone yanjye rwose igiye kuba yanyagirwa. Use koko ubu ngubu laptop yanjye yo rwose ntiyabashije kuba yakangirika mana we. Use koko ndabigenza gute? Ndabona hari ahantu hose naho huzuye sinzi buryo nabasha kuba nakugama. Use koko ndongera guteganya amafaranga yo kuba nagura indi telefone cyangwa laptop. Gusa mana uyu mwaka ushobora kuba ugiye kumbera mubi cyane rwose. Use koko iyo mbimenya simve ku kazi kare nari kubiki koko. Ndebera huti yanjye rwose kandi ibi byose byatewe na mama yambwiraga ngo nirukanke. Gusa kiri muri ibyo ngibyo agiye kubona abona umukobwa araje ndetse uwo mukobwa ahita akamuha umutaka. Gusa mu kumuha umutaka umusore yahise atungurwa cyane ndetse arishima cyane ati wow. Ati se kuri icyo unzaniye mutaka muko? Ati I'm sorry rwose musore. Nakomeje kubona rwose uhagaze aha ngaha kandi imvura ni nyinshi pe. Ubusa nturibuze kuba warwara kuki utaje ngo wugamane n'abandi se? Rwose mumbabarire pe, nabonye hari ahantu hose rwose uzuye nabuze aho nabasha kuba nakihengeka kugira ngo basi ndebe ko nanjye nakugama. Cyakora urakoze nari mfite ubwoba ko mashini yanjye iribuze kuba yakangirika ndetse na telefone. Ati I'm sorry rwose ntabwo nari nakubonye gusa nakomeje kwitegereza mbona umuntu nyine ari hanze. Tekereza ko yashobora kuba yabuze ubufasha rwose. Niko kuza ndetse nzanye umutaka natekereje ko rwose ari we wagufasha. Ati kabisa tekereje neza muko. None se basi muri iyi santere ukorera he kugira ngo basi abariho nza kugama? Ati ubuse ko nkujyanye ahantu nkorera utahakunda tugende nkwereka ahantu abashuti banjye bari rwose bariho ubasha kuba wakugama. Nuko umukobwa yahise kajyana wa musore amujyana mu kabotike kari aho ngaho hafi dore ko ariho hari abashuti be ndetse niho bakoreraga. Umukobwa yahise kabwira umusore ati rero icara aha ngaho ukomeze urindire ko imvura ihita njyewe ndatashye rwose. Ahubwo se muko nyine n'ubundi ko nakugiriyeho umugisha kandi ko nakugoreweho wambabariye basi ukansigira n'umutaka nkaza kuba nawucyura ko nzakugarurira ejo ngiye mu kazi. Ati use ko nzi neza ko abantu rwose bahindutse uwo mutaka wanjye ntiwaza kuwujyana kuko ntubashe kuba wawugarura? Ati hoya rwose ntabwo bishoboka pe, si ubwo kuko nawujyana nsiwugarure n'ukuntu wampaye ubufasha rwose umutima ntabwo ari uwanjye aho ngaho urambeshye. Ni ukuri nzawugarura kandi nisezerano ndakwinginze kugira ngo ubashe kuba wanyizera. Nisezerano ariko uzabana twagiye twizera musore bakaduhemukira. Wenda reka mbere nkaho nguhaye impano ukurekere ubwo nyine n'utwara bazabasha kuba baniga nta kundi nabigenza gusa please ndakwinyize ntuzampemukire rwose pe nkuko bivuze ejo nujya ku kazi uzawunzanire. Yego rwose muko ntugire ikibazo nzawuzana pe kandi ndagusezeranya ntabwo nzigera mbura kuwuzana. Okay fine noneho rero rindi imvura ihite njyewe ndagiye ubwo tuzahurira hano nyine ejo basi wunzaniye reka njye kuryama. Ati uno se mu rugo ni hehe? Ati hoya se kandi wikabye mu rugo ni hano hafi gusa nyine ejo uzansanga aha ngaha pe. Okay nta kibazo rwose. Nuko umukobwa yahise kasohoka aho ngaho haragenda ndetse agenda mu mvura. Ati se kuriya mukobwa agiye mu mvura? Ati wareka n'iki musore? Uriya mukobwa rwose niko yabaye Samantha ni kuriya mera rwose igihe cyose ahora ataha mu mvura wagira ngo imvura nihabonera umugisha pe. Cyakora ndatunguwe pe, urabona kuntu kirukanka mu mvura nta nicyo bikabwiye. Ati ni kuriya yimereye buriya yiwe y'umunsi yayabonye agiye kuba yayasereburira. Ati none se akora ibiki? ntabirenze rwose yirirwa no ku muhanda nyine akafasha abantu babikeneye akabaterura imizigo
ati nose ni gute aterura imizigo kandi ari umukobwa? Ati no, nta birenze rwose, wenyine yakurikije ya nama rwose, nyine yihangiye imirimo. Ati okay fine, nta kibazo. None nta kibazo, ejo se sinzasanga basi mwafunguye? Ati yego rwose muzasanga twafunguye, kandi nubwo wasanga tutafunguye uzasiga umutaka rwose mwabari abaturanyi rwose, nta kibazo bazawudushikiriza. Sa nta kibazo rwose, ubwo niko ejo bizagenda. Gusa barakwereka tugarutse ku rundi ruhande hari umuryango wari ukije ndetse uri mu magorofa, bigaragara ko wari utuye muri etaje nziza kandi cyane. Gusa muri uwo muryango hari harimo umubyeyi wicaye muri salo ndetse bigaragara ko yarakaye ndetse afite agahinda kenshi cyane. Gusa hahise ko hinjira umukobwa mwiza ndetse umukobwa ufite uburanga bwinshi. Ati Cynthia, bimeze bite se ko ndi kuje hano? Ati mama, nyine impamvu nje hano nakomeje guhamagara rwose Jay namuhamagaye ntari kunyitaba, sinzi ikibazo yagize. Ati se mama, kumbona umeze gutya aho ni amahoro? Cynthia mwana wanjye wareka n'iki ko none nanjye nyine byandenze, sinzi ukuntu ndi bubigenze. Namubuze namuhamagaye kuva kare ntari kunyitaba, nyine sinzi, namwandikiye message nta nimwe ari gusubiza, niba byagenze gute? Noneho mukandi kanya ndamuhamagaye numva numero ye rwose ntabwo iri gucamo. Oya rwose mama, nawe jya ureka gukabya pe. None se koko mama, Jay ni umwana muto ku buryo wamuhangayikira kuri urwo rwego? Ariko Cynthia wajya umbabarira, ubwo se ahubwo utahangayitse basi uri hano ukora iki? Oya rwose mama, nyine urabizi ni boyfriend wanjye kandi nyine ngomba kumwitaho, nyine basi mu buryo najemo hano umva ko naje kureba ko basi yaba ameze neza. Ati okay fine, rero ko nguko waje kuba wareba nyine uko ameze neza, nanjye basi umva ko nyine mpangayitse kandi wowe rishiriwe njye none ndi mama we, nose urumva ndakwiye kumuhangayikira ndetse cyane ahubwo. Ati sawa kuko wamugani mama, nibyo koko nyine amusura aho ngaho nari nibeshye. None se Cynthia ko mbona bwije ndiko na saa 2 saa 3 zigeze, uko kuraza kuba wataha gute? Atari ko mama, Jay ntafite imodoka, sinaza kuza basi araza kuntwara ndetse ancyuri. Ati Jay rero mwana wanjye yarahindutse ku rwego rw'uko utakumva, ibaze ko none yagiye n'amaguru ku kazi ngo ntabwo ashaka kuba yajyana n'imodoka, kandi rwose urabizi mwana wanjye turi mu gihe cy'imvura ibiri kugwa cyane pe. Yego mama, ndabizi imvura ibiri kugwa ndetse cyane, gusa Jay si umwana pe, ndabizi neza nagwe yakugama pe. Okay nta kibazo rero, katwicare ndetse tumurindire, ubwo turaza kuba twareba ibyo ari byo. Sa rwose mama, reka tumurindire. Gusa mama Jay yase ko yongera abaza Cynthia, ati se Cynthia nkubaze ikibazo? Ati yego rwose mama wambaza pe, ntacyo bitwaye kumbaza, gusa mama ni ryari rwose unsaba uburenganzira bwo kuba wambaza ikibazo? Ariko yibuke ko rwose uri umukazana wanjye mba ngomba kwitwararika ndetse nkakwitwaraho neza. Mama nawe rwose jya ureka kunsetsa pe, uri kunsetsa bya cyane pe. None se mama, kuva ryari nyine mba numva bidasobanutse kuba kuko mama ubu wagakwiye kuba wansaba permission yo kuba wagira icyo umbwira koko? Oya rwose Cynthia, nyine ushobora kubyumva nkaho nyine ndi kurengera cyangwa ndi kuvuga ibitari byo, gusa nyine mwana wanjye ndiko kuri ndetse niko bikwiye kuba byagenda, kuko nyine we erega umenye kare we mukazana wanjye wahazaza, rumba ngomba kukwitwaraho neza ndetse nkaba umubyeyi mwiza kuri wowe. Okay mama rwose nta kibazo pe, mbwira rwose mbaza ndetse nta nicyo bitwaye kuba wambaza, kandi nanjye niteguye kuba nagusubiza. Wow, ntiwumva se rero mwana wanjye, ibyo nibyo mbashaka rwose, kandi rwose nyine ndagukunda rwose mukazana wanjye, nizere ko umuco nyine ndetse n'imyitwarire yawe n'imyifatire uko ukomeza unyiyereka basi, nizere ko nuzabana na Jay bitazahinduka ukaba umwana mubi. Mama Jay nawe rwose uransetsa, ntugire ikibazo rwose mama, ndabizi nyine ibibazo bijya bibaho muri famiye ndetse abakundana bagashwana, nyine utwo n'utubazo tubaho twa buri munsi, ariko nyine si byagiraho mbabaza Jay rwose. Okay fine, nizere ko basi unsezeranyije ko utazamubabaza. Mama rwose ntugire ikibazo pe, Jay ntabwo namubabaza, kandi nyine ese subize ko ari we mfite gusa nanjye? Ati yego rwose niwe gusa ufite, nta wundi muhungu nzi mukundana, kandi nanjye nyine ntukajye wibagirwa mwana wanjye, Jay nanjye niwe mfite gusa, urabizi ko niwe mwana w'ikinege mfite. Urabizi rwose Patrick murumuna we ntubizi ko ejo bundi yitabye Imana, ubwo rero mufata nk'aho ari we kinege. Ati mama rwose nawe mama, biriya bintu byarambabaje ndetse cyane, simashaka no kubyibuka pe. Oya rwose pe, nta mpamvu yo kuba nyine buriya kuba twava ku mateka cyangwa kuba twakibagirwa ibintu sicyo gisobanuro cyo gukomera, ahubwo nyine bya bintu tuba tubyibuka ahubwo tugakomerera muri byo ndetse tukabyirengagiza rwose. Rero nta mpamvu yo kuba twakirengagiza ibintu ko byabaye ngo kugira ngo tubashe kubaho dufite amahoro. No, nyine Cynthia tuba tugomba kubyibuka ndetse tukabyibuka neza cyane, ahubwo wenda uko tubyibutse ntibitume ducogora cyangwa ngo ducike intege, ahubwo bikaduha motivation, nyine bikaduha courage. Cyakora nyine
mama nyine nakifuje kugira umubyeyi umeze nkawe pe. Oya Cynthia, papa wese ntabwo wagije ndetse ntakwitaho. Ariko rwose mabukwe nawe none umva Cynthia ngo mabukwe. Yeah, of course mama nyine urabizi nyine nta rukundo rw'umubyeyi nyine nkawe nzi. Urabizi neza mama yamaze kumbyara nyine ahita kapfa. Ubu nyine urabizi ni papa gusa uri kunyitaho. Rero urumva nyine nanjye mba nkeneye kuba n'abandi kumwe nyine n'undi muntu pe. Okay fine, rero ntugire ikibazo rwose mwana wanjye, waje mu muryango ndetse umuryango mwiza kandi rwose turahari kubwawe, ntugire ikibazo. Yego rwose mama nanjye ndabikunda kandi ndabibashimira rwose kuba naraje muri iyi famiye. Sawa rero ndabona hari umuntu uri gukomanga agenda ujye kumufungurira. Gusa barakwereka tugarutse kuri ya santere hahandi wa mukobwa yari ari Samantha, abakobwa bagenzi be bari kumuserereza. Atari ko Samantha byagenze biti? Ati byagenze bite se kandi gute? Sara tubwiye ko ugiye ndetse kutashye ugarutse gute? Shawareka n'ikinyere nari nanze kwiteza uriya muhungu wabonaga kuntu nari nsawe. Ati Samantha kuva ryari wiyitaho wumva ko usa nabi we? Ariko namwe rwose mujye mureka kunsetsa pe. Ubuseka ko muratekereza kuko nyine mureke kuntu nari nsa, nari nuzuye amakara, nari nsa nabi. Murabizi neza akazi nkora hano mane, mureke kwirengagiza. Ariko Samantha buriya rero nanakugira inama ya kigabo. Ihe nama se kandi Doroka. Shabura nyine Sama kugira nyine ubeho neza ndetse ubeho ubuzima bwiza. Nyine biba byiza iyo ubayeho mu buzima bwawe ndetse ukabaho ubukunze mwana. Naho ibyo byo kwigira ngo umuntu ngo yabonye usa nabi shabira byatuma ahubwo unararaburiza cyane. Ahubwo nyine ugomba gufilinga ukubayeho, ugafilinga nyine ubuzima bwawe pe, ukumva burakunyuze ndetse ukumva nta nicyo bitwaye. Ariko Doroka sisha nawe rwose sinzi lenge nyine sinzi ibintu uri kumbwira pe. Umuhimbo ufite rwose nuko uhagaze muri iyo botiki. Ubuse nanjye ndara muri rigore kuko natekereza ibyo ngibyo. Ariko Samantha wajya ureka ibyo bintu kuko hari umunsi ndakwinginga kugira ngo uzaze unjoyininge ndetse tubane. Nsohora ubyanga nsohora ushwishwiburiza. Ubuse koko wavuga ko ikosa ari iryanjye cyangwa ikosa ni iryawe? Oya Doroka rwose ndabizi nyine ntabwo byashoboka pe. Ubuse koko naza kuguturaho umutwaro ngo ngewe nze mbane nawe. Urabizi neza akazi ngira nyine bampemba 2,000 ku munsi kandi nabwo hari igihe ayo mafaranga rwose nyabura. Ubwo rero mba ndi gutekereza uburyo nzaza. Urabizi neza iyo nyine ndaza hano ukanyihera capati akaba arizo nirira. Kandi rwose umwana w'umukobwa gutungwa na capati nawe urabizi aba ari struggle za danje. Ati of course rwose Samantha ndabyumva ndetse cyane. Rero niyo mpamvu mba nkubwira ngo rwose uze ndetse tubane mu nzimwe ntacyo bitwaye ndetse nta nicyo byabangama pe. Kandi ujye ureka kwihagararaho, ndabizi neza kwihagararaho kwawe bizakuraburiza. Aha Shadroka warukoze gusa mba mbona bitavamo pe, mba mbona iyo diri itarya. Ati ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana ko iki suba umva kwitarya nyamara byakundana ndetse twabana. Shareka mwana reka ibyo ngibyo ntacyo ngiye bintwaye. Ahubwo reka nyine njye kwidyamira pe. Yewe none mvugiye kuryama round none nimba ari ya 10 nimba ari ya kangahe? So watubwiye ko ugiye kuba waryama. Ati ese wowe koko nzakubwire ngeze hewe? Sinari nkubwiye ko nari ngiye kubera uriya musore. Wamukunze se basi? Ati to gabanya amatiku, ngiye nakunda umusore umeze nkuriye. Umusore utazi kwiyitaho n'imvura inyagira yabuze ahantu yugama ngo yabuze ahantu yugama mu mazu yose ari ahangaha. Ariko bure wasanga yanakubwije ukuri koko yabuze ahantu yugama. Ati reka shajye ugabanya. Ubuse kuko umuntu mwana kuri umusore w'ibyano wa tu cyakora nari munyujijemo buriya. Samantha rwose ujye ushimisha. Wehe se utari kunyujijemo? Se wabonye ikijipo wari wambaye se kuntu wasaga? Homura rwose wikicira urubanza uko wari munyujijemo nawe rwose niko byagenze nawe yari kunyujijemo ndetse cyane. Ahubwo nyine inama nakugira wenda Samantha ugerageza basi witeho pe. Nyine nubwo uri ku muhanda uri mu kazi basi usa neza nyine uri umukobwa mwiza uko wagira ngo uri kaboyi neza neza. Ati ese Doroka wajya ureka ibyo ngibyo koko? Use koko ubona njye nambaye kuri ari njye mbikunze we ukeka niyanze? Ubuse ushaka kunshuka kano gakanzu konyine mfite ari kamwe nako ngafate maze nkazane hano mu makara nkazane kwirirwa nikorera ibintu? Ubwo se urumva bizavamo? Ubwo se nigasaza nzambara iki? Oya kamone rwose bijya ureka gukabya pe. Ubuse Samantha tuvuge ko ukorera ubusa nimba buri munsi baguhemba 2,000 wenda ukabika 1,000 cyangwa se 500, tuvuge ko kwezi kwashira utabanye amafaranga yo kuba wagura undi mwenda. Doroka rwose nyine siyo gahunda mfite kuba nagura imyenda ngo ndi gushaka basi nkore uko nshoboye ndebe ko basi nabasha kuba nabona akazu ka make nkabasha kuba ngakodesha. Kuko kurara mwiriya rigone rwose birambangamira ndetse nta nubwo ari byiza. Ibibazo se ngubu hagize umuntu rwose uzanditse akabasha kuba yangirira nabi.
Samantha ko nkuzi ko kubona inde wakugirira nabi, tuvuge se ko wagufata ku ngufu. Hoyaduruka sibyo nanishatse kuvuga, ariko se nge sindi umukobwa nyine banamfata ku ngufu, ariko buriya share kagabanya lenge ninde wafata kaboy ku ngufu se tie ngo nyine urandebye umbonamo nyine kaboy nta kundi. Ese wa musore basi yababwiye uko yitwa? Ati oya ntabwo yatubwiye ko yitwa rwose, ahubwo nyine ikibazo mfite manu ubwo kuko ejo ntazana n'uriya mutaka bizagenda bite. Ati oya rwose wigira ikibazo Samantha, uriya mungu nabonye ari umwana mwiza ndabizi neza azawuzana, ahubwo wejya kuryama ndetse uruhuka ubwo ngubwo ejo tuzasubira. Sa nyine man ijoro ryiza. Gusa barakwereka kwa mama Jay Cynthia we yaseka agenda ndetse ajya gufungura kugira ngo arebe umuntu waruje kuba yakomahanga. Gusa mu gufungura yasanze ari Jay ndetse yajomye cyane. Ati Jay nibiki byakubayeho kumeze gutyo? Ati I'm sorry Cynthia, gusa nyine nanyagiwe cyane pe, gusa nyine I'm okay don't worry, gose gutya ameze neza. Hoya se baby usu uko kumeze neza rero kuntu washushu ishati yose yajomye, ose telefone yawe rwose iracyari nzima. Ati shane nye charging ahubwo igacaginga araba ari amahirwe ndetse araba ari umugisha w'Imana pe. Ati use koko mama uraza kuba wamukira, reba kuntu wabaye wajumye kandi urabizi rwose mama ntabwo bashaka kumera nabi. Atahubwo ari hehe? Ari muri salo manje rwose aricaye ndetse aragutegereje. Ati Yesu Kristo uwo none ndamukizwa n'ikira, ubuse ndamubeshya iki Cynthia? Ati don't worry rwose, ariko se we ni gutuzajya utinya mama wawe kandi uri umusore mukuru, tukajya umutinya rwose, uragenda ndetse umubwiza ukuri umubwire kuntu ibintu bimeze. Ndabizi arabyumva n'umuntu mukuru bano se kunyagirwa si ibintu bisanzwe. Ati okay fine rero tugende ndetse tubashe kuba twamureba. Gusa mama Jay se kavugira hejuru. Ati se Cynthia umuntu agiye kuba wafungurira rwose wamubuze wasanze nta muntu uhari ko wahatinze? Ati hoya mama ntabwo nahatinze ahubwo ni Jay. Ati se wa musore wanjye rwose araje? Ati yego rwose mama araje, gusa yanyagiwe byahatani ndikona yashushe, ahubwo umushakira icyayi gishyushye pe. Ati yo ati se byagenze bite ko yashushiwe cyane? Ati simbizi ngwino nawe rwose wirebera. Ati reka simva muri salo naza hasange. Ati hoya mama ntabwo ndibuze kuza aho rwose muri salo kuko ndabizi neza ndaza kuba nahuzuza amazi kuko najomye cyane. Ati ziko ko wa mugani wa mukobwa wanjye ntari kuvuga biri seriera, reka nze ndebe. Jay ati niki se kandi mama nibiki byakubayeho mwana wanjye, reba kuntu wajomye? What? Mama nyine I'm sorry pe, na nyine imvura yaguye pe neza mbura ahantu nugama muri quartier ndahabura neza nyine ndi kugenda nibwo nagize amahirwe mbona umuntu nyereka ahantu mba nugamye. Gusa mama sha sinanizi ko akibaha abantu beza pe. Hoya rwose mwana wanjye abantu beza baracyariho ndetse cyane, ahubwo ugerageza umbwire ni gute wanyagirwe ndetse ukagera ahangaho ujo. Naguhamagaye telefoni yawe ndahamagara message si wigeze unsubiza, bigera nimba nyine bigira naho nguhamagara ubwo nomero yawe ntiyacamo. Ese mwana wanjye byagenze gute? Ni amahoro? Hoya rwose mama nyine ntugire ikibazo, na Cynthia nibyo yarari kumbaza, gusa kuntu byagenze nyine telefoni yanzimanye pe, yanzimanye mbura n'ahantu nyine nabuze ahantu ntira cage pe, nabuze ahantu ntira kugira ngo ncaginga, ahubwo nimba ikiri nzima mashini yo ishobora kuba yapfuye burundu. Ati se kutajyanaga imodoka hari mwana wanjye? Hoya rwose mama ibintu by'imodoka maze kuba nabihaga pe, basi ujye umabarira basi mama bwari mwe basi nyine ngende n'amaguru basi, ubuse kuko nzajya nguma ngenda n'imodoka, keneye no kuruhura amaguru mama ndetse nkayagorora. Ariko Jay wajya unyumva mwana wanjye, use kuko wajya ukora siporo muri weekend se aho kugira ngo ujye ugenda mu kazi kawe ndetse ugende n'amaguru usagize umuntu kugonga. Ese mama ko mpera ukuri umukristo uhora ujya gusenga, hari imisa nimwe ujya usiba? Hoya rwose mwana wanjye subwo kuko nasiba kuba najya gusenga. Okay fine nose mama nimba utasiba kuba wajya gusenga nuko iki nta byiringiro ubufite? Ati Emma Jay wajya umbabarira kuva ryari se umbwira ibintu by'ibyiringiro? Hoya rwose mama nyine basi ugira kwizera umva nk'ibintu kuko uri kumbwira. Ubuse ko ngiye none basi byibura abana baba nantwaye, ubuse ko njya nyitwara nkayitwarira nkavano nkagera mu rugo imyaka igeze mu 10 ntwara imodokari, ubu kano kanya niho utakaje ibyiringiro ko nabasha kuba nagira accident. Koko wa mugani mwana wanjye menya nta kwizera nkigira. Ariko mwana wa ndakugira bwo nuko mfite impungenge ko basi hari ikintu cyakubaho. Erega mwana wanjye umenya ko ngomba kukwitaho ndetse nkakwitaho cyane kuko niwe gusa mfite. Yego mama nibyo kuko ninjye gusa ufite, gusa jya ureka gukabya pe, muzi ko uri kunyitaho nk'umwana w'uruhinja w'amezi angahe. Hoya rwose mwana wanjye Jay
reka kuri njye uracyari umwana uko wakura, nubwo mbona ubwanwa bwashokomboye wabaye ikintu cy'ikigabo cyane, uracyari umwana imbere yanjye, nyine mbavuna nkabona uri akana gatoya. kandi nyine mwana wanjye please ugomba kumva inama nkugira, kuko urabizi neza ko nta kibi nakwifuriza. ya mama ndabizi nta kibi wanyifuriza pe, gusa nawe uri gukabya, ngaho nyumvira. aha ukivuga gutyo ko nzi ko hano nta mutaka tugira, umutaka wawukuye he? Mama waberetse se ko none ibintu nabonye none ari amateka. Ati se kandi mwana wanjye ni amateka gute? Mama none nimba navuga ko nahuye na Mesiya mugane wa mugore, nimba navuga ko nagenderewe, simbizi, gusa mama nahiriwe uyu munsi rwose, nyine nabonye abantu bafite umutima mwiza bya hatari. Ati what? None se mwana wanjye byagenze gute? Kagira inkuru rero mbwira. Rero mama mve ku kazi, nyine urabizi imvura yari iri kugwa ndetse ari nyinshi. Of course rwose mwana wanjye yari iri kugwa ari nyinshi, gusa nari nahangayitse ku bwawe. Gusa mbere yuko umbwira iyo nkuru rwose mana umve ko ngushimye ko umwana wanjye agarutse amahoro pe. Nari nakugiriyeho ikibazo rwose mwana wanjye, nari nabuze amahoro. Ahubwo tugende tujye ku meza ndetse uri kumbwira iyo nkuru, ubwo turarya nyine uri kumbwira iyo nkuru pe. Sa rwose mama nta kibazo. Gusa tugarutse ku rundi ruhande, ari abasore babiri bari bari aho ngaho, ndetse bigaragara ko bari kunywa inzoga ndetse n'itabi. Ati Semani ko ndi kumvira itabi none ritameze neza, ritameze nk'ayandi matabi yose dusanzwe tunywa. Ati hoye Semani, nasuko kuko wowe kuri gukabya amatabi yose si kimwe wadagewe. Ati no man, none numvira pe. Umva pe, ndi kumva ari ibi nyine, nta butamu rwose, nta butamu, ntabwo umwotsi ntabwo ari fresh pe. Ese wagira ko gukabya man, ndi kumva ari ibintu bisanzwe, ndetse ndi kumva ari nk'irindi tabi rwose, nta ribi. Ahubwo Semana ejo wigeze uvugisha iriya dage uyibaze ko yashitse mu rugo mpera ukiva mu kazi imvura iri kugwa bya danje. Kuvuga Jay se mwana, ati of course twagakwiye kuba twamuhamagaye ndetse tukamubaza ukuntu byagenze. Ati no ntabwo yari ngombwa kuba twamuhamagara, ubwo se twari kumuhamagara tumubaza iki ndetse tumubwira iki mana, ariko twari kumuhamagara mana tumubaza ko yashitse amahoro. Shana nabonye yarigize ko ngo ntago ari buze kuba yazana imodoka mu kazi, ariko mana cyari kijama gifite ibicwa ndetse kiraturenze. Ariko bro yabura kuturenga gute man, ndebera n'agashara kose tubonye twe tugashira mu itabi ndetse tukinywera ibintu bikarangira. Ariko uyu mwana wa savinga bya hatari. Hoya bro, ntabwo ari uko bimeze man, ahubwo uriya mudrama we afite n'ibicwa ndetse aturuka no mu muryango w'ingagari. Ati can you imagine bro, nimba aturuka mu muryango w'ingagari mana akaba savinga, kandi twebwe urabizi ahantu duturuka ni hatari kweri, nta biceri habe na gitope. Gusa nyine n'ubundi tuguma tuyicara nabi man, ntabwo dusevinga. Kandi uriya mujama Jay man ahora tugira inama no kutura tubipfobya ndetse tukabifata nk'aho ari idage tu. Shabro wareka n'iki se? Shana cyakora narumwe. Gusa prasi tugomba kubihindura man, tukaba abana beza. Ati of course prasi tugomba kuba abana beza man, kuko bino bintu n'urugomo ndetse n'ububwa cyane. Ariko mama Jay yakomeje kuba yaganirira nyina ndetse amubwira inkuru y'ibyamubayeho. Ati se Jay mwana wanjye komeza umbwira inkuru wari utarandangiriza, byagenze biti? Ati mama nyine navuye ku kazi pe, ndagenda urabize ziriya karitsiye sanzwe nzinyura mufite imodoka ndetse ndi kwiruka cyane. Ati ahubwo rwose mwana wanjye usanzwe uzinyura mufite imodoka kandi nta nubwo uzeze pe, ntabwo uzimenyereye, ahubwo ni gute wazimenya? Ati ariko mwana yanjye uziko mama wakomeje kumbwira ngo rwose ntabwo ngumfata nk'umwana nkagira ngo ni muri joke, kumbi burya mama wari unari seriye da. Ati none se mwana wanjye ari gutekereza ko rwose ntari seriye? Of course I'm serious mwana wanjye. Mama none reka nkubwire rero ukuntu byangendekeye. Ati nanjye nguteze yombi rwose mwana wanjye ndi kukumva ndetse 5 kuri 5. Ati mama rwose nawe ujye unshimisha 5 kuri 5. Ati of course mwana wanjye ndi kukumva ndetse cyane. Ati rero mama nyine nagiye pe, imvura iranoba none nyine mama mbura uburyo ndi bubigenze pe. Waje kubigenza gute rero? Mama nyine nakomeje kugenda byancanze, ndi kwibaza kuntu telefone yanjye iri kuza kunyagirwa, ndi kwibaza kuntu igiye gupfa laptop yanjye, nyine urabizi bino bintu byose birahenda mama. Ati of course mwana wanjye birahenda nubwo turaba birahenda. Yego rwose mama. Gusa rero mama ikintu gishimishije ndetse cyiza cyane. Ati ni iki rero mwana wanjye? Nagiye kumva numva umuntu anturutse inyuma ndetse ampaye umutaka. Ati oya se kandi utambwira ko mwana wanjye marayika yakugarukiye ndetse akakuzaho? Ati no mama ntabwo ari marayika nyine, n'umuntu usanzwe tu. Ati wese kandi n'umuntu usanzwe se gute ninde muntu muri iyi minsi waguha umutaka we ndetse imvura iri kugwa atakuzi?
ati rero mama niyo mpamvu ndikubwira ngo abantu beza baracyabaho ngewe rero namubonye. Ati impindukiye rero nasanze ari agakobwa ndetse keza pe mama, gusa kari gafite umwanda kanduye gasa nabi bya hatari. Ati Cynthia bigenze gute se kandi mwana wanjye ko mbona uhinduye isura? Ati mama ngawe nawe nyumvira rwose Jay ibintu bari kuvuga ngo ni agakobwa keza kamuhaye umutaka. Ati reka se kandi utambwira kandi ko bifuhiyemo. Ati no mama ntabwo mbifuhiyemo, ariko nawe uri kumva rwose Jay abari gukabya ngo ni agakobwa keza kamuhaye umutaka nta n'isoni. Ati baby please wibigira birebire, ese ko ndi kubwira mama inkuru y'ibyambayeho basi ushaka ngo mbyeditinge mubeshye? Ati no nta mpamvu ko wamubeshya gusa pe ngo agakobwa keza ushatse kuvuga ko rero wanagakunze. Ati asa Cynthia tuzahora turyogorana bigeze he? Wajye tuwananyizera bwa rimwe kuba mvuze ko hari umuntu basi wamfashije ndetse akampa umutaka egari kumukunda egari kumutereta. Ese uteye ute muko? Please Jay calm down rwose wikabyo, urabona kuntu umuzamukanye wiba gutyo rwose mwana wanjye tuza. Ati hoya rwose mama Cynthia buryo tuyara dupfa utuntu tw'amafuti pe ngangebera nk'ibintu. Atangiye ngo umukobwa ngo namukunze naho nanamukunda, so ndikubwira ko kari gasa nabi gusa arakana keza gafite umutima mwiza umva nk'ibintu. Ese mama reka nkubaze ikibazo. Nta kibazo rwose Jay mwana wanjye mbaza ndikukumva. Kuri mukuru mama kandi kuri mukuru cyane kuturusha, urugo rwakubakira kuri ibi bintu ndetse rugakomera. Ati se Jay ushatse kuvuga iki? Hoya nyine mama please mbwiza ukuri, urugo rwakubakwa muri ibi bintu muri izi struggle nta muntu wizera undi. Urwo rugo rwaza nyine mbwira ahantu rwagira mama, si yabara amatiku ntitwajya duhora dushwana. Hoya Jay mwana wanjye suko nkuko bimeze kandi rwose nyine Cynthia ibintu ari kuvuga ni ukuri rwose, kandi nanjye rwose ngira umukobwa niko nari meze nafuhiraga papa wawe ndetse cyane. Rero mwana wanjye witekereze binini ndetse utekereze ko kugendaho cyane. Ibi ni bimwe mu bimenyetso basi mwana wanjye bikwereka ko ufite umuntu kwitaho ndetse ugukunda cyane. Hoya rwose mama ntabwo mbyumva kuba nkunda cyane ubwo se uri kumva bwatana urumva sada nabonye urya nk'uburozi umuntu tubanye neza atabo muhati. No mwana wanjye rwose wirengera rwose Cynthia ntabwo ari uwo muntu pe. Cynthia ntabwo ari uko nguko ameze. Mama ngo Cynthia ntabwo ari uko nguko ameze. Ubwo se mama ibyo ngibyo bibwirwa n'iki ndetse n'iki kibikwereka? Hoya rwose mwana wanjye nyine wese ntumubona ndetse ntimwirirwana, gusa ikigaragara cyo ntabwo ari uko nguko ateye pe. Kandi please mwana wanjye listen, ntabwo ari umuntu mubi rwose, ntabwo ari umuntu mubi ufite kubyumva, ahubwo nyine nuko aba yagufuhiye ndetse ari gutekereza ko hari undi wagutwara. Rero aba bihangayikiye, niyo mpamvu ubona rwose mwana wanjye yabaye gutyo, kandi nawe wagakwiye kubyishimira ukaba proud yabyo. Mama nishimire ko umuntu antesha umutwe ndetse katabasha no kuba yanyizera bwa rimwe. Hoya rwose mwana wanjye nanjye nuko rwose nari imeze wibigira birebire nta birenze. Basi Jay nimba nkubabaje mbabarira pe ntabwo nzongera. Ati wow tiwumva sabwo umukazana wanjye ko afite ubwenge rwose Jay nawe wibigira birebire rwose ahubwo mubabarire. Ati no mama ngiye biba binambabaje cyane, gusa Jay akiri muri ibyo ngibyo bahise kuba muhamagara ahubwo mu maso ndabona parasida mpamagaye. Jay mwana wanjye sinakubuje bari abasore mugendana sinakubuje ndetse sinakubwiye ko nta keza kabo none den uracyagendana nabo, ariko mama n'abapati n'abanjye rwose nabunganiza kandi urabizi rwose dukorana muri company imwe kandi rwose n'abakozi bezavuye mu turatugiso rwo kuba bajya mu bakobwa ndetse no gukora ibindi bintu rwose byo kunzoga. Ariko mama mu busanzwe n'abana beza rwose ntabwo ari abana babiki. Mwana wanjye rero ndeka nkubwire inzu ntabwo isenyuka ako kanya rwose mwana wanjye. Ati mama sushatse kuvuga iki? Kandi inzu ntabwo wahita kuzana imbaraga zose mwana wanjye ngo uhite kuyihirika. Ati nose mama na n'usi ndumva nose ushatse kumbwira iki mama? Icyo ushatse kukubwira rero mwana wanjye inzu ni gake gake ugenda ubomuraho gake bikarangira inzu yose rwose yarasenyutse ndetse yaravuye aho ngaho. Nawe rero rwose mwana wanjye bari abana uhora umbwira ngo iki n'ibiki ngo nabafatanya bikorwa ngo mukorana mu kazi kamwe ngo nabunganizi ngo bakora akazi kawe neza. Jay sindi mama wawe? Ati of course rwose mama, ariko basi reka mwitabe dore igiye kuba yacika. Ati no ndabizi neza rwose kitarabuze n'amayinite uraza kuba wakongera kumuhamagara, gusa basi please listen ndakwinyize kugira ngo mbere na mbere rwose mwana wanjye unyumve. Ati okay nta kibazo rwose mama ndi kukumva. Rero mwana wanjye
nyine ntabwo ibintu byose bita kubiba direct ngo abantu ngo bahite ko babango baguhindura ku kanya, ahubwo ni ibintu bigenda biba gake uzashiduka rwose baguhinduye ndetse wabaye sarigoma wabaye bandi tireka se kandi mama wikabye rwose nibyo mabandi bijemo. Ati of course rwose mwana wanjye ngomba kukubwiza ukuri, ese wayi nakubeshye byamarira iki ndetse mbwira profit nagira mu mbaye nakubeshye. Ariko mama nyine ntabwo bangira amabandi kandi ndi umuntu mukuru rwose nzi kwifatira imyanzuro. Hoya rwose Jay, you have to listen, ufite kunyumva ndetse ukanyumva neza cyane. Bari abasore jyu bari kandi ukajya ugendera mu kigare cyabo, sibyo? Okay mama, basi step by step bizagenda bisobanuka ndetse tuzagenda tubikemura, ntabwo nzongera basi kuba nabirukaho. Okay fine, rwose uburenganzira buno bwawe dore ko n'ubuzima ari ubwawe, so you have to be serious mwana wanjye. Okay mama, don't worry rwose mama, kandi ngomba kubikora ndetse nkabikora neza. Abwo mama nyine reka bite ko bitaba. Okay sa rwose nta kibazo bitabe. Nuko Jay yese ko yitaba Placide. Ati yego Placide, ariko Jay wajya ureka renge nk'izumani igihe naguhamagariye kuko utanyitabaga uri mu biki. Gusa Placide amusore mani nyine nageze mu rugo nari kuvugana na mama, niyo mpamvu nyine natinze mu gusa nyine mpise ko nguhamagara kandi ubonye ko rwose bidatinze. Okay fine, ntari rwose bro, ahubwo se nyine mani wageze huda amahoro ko naherutse mbona utaha ndetse imvura iri kugwa ari nyinshi mwana. Twagoswe mani twigendeye mu bintu by'ibidrug tujya hayi nyine mbora uburyo nkuvugisha tu. Man, sinakwiye ko izo staff atari sawa we, nyamara ibyo bintu ntago ari byiza bro. You have to left man, ugomba kubireka ndetse ukabivamo burundu tu. Oya rwose man reka izo renge, ngicyo nshaka kukubwira mbwira ahubwo nyine man wageze mu rugo amahoro, mu rugo bameze neza nta ribi. Shabro, nageze mu rugo amahoro gusa imvura yari hatari man, imvura yanyagiye ku rwego rwo kutabitekereza. Yanyagiye cyakora nyine nagize amahirwe umuntu antiza umutaka. Sure se man, ko numva abantu babaye bezara, nari nzi ko abantu bose babaye amadage, none ndumva abantu bose barabaye perfect, nta muntu umenya mu buci baho tu. Nimba usigaye ugera mu nzira umuntu akagutiza umutaka. Abwo se man, uwo muntu ni umudada unyihera kalinki man. Uwo ngo bari nahita ko namushira hudu rwose tukabana, ndumva yaba ari umwana mwiza, umuntu uguha umutaka bro. Imvura iri kugwa none special kuntu abantu babaye babi. Hoya rwose Placide ntabirenze mani nakadada karaho gaciritse kamafuti. Niko rero kampaye umutaka gusa nyine nawe umeze neza, I'm safe kabisa. Nari mfite ikibazo cya telefone yanjye rwose. Bro. Sha. Hariya C16 Pro Max man. Atiya man urabizi neza nanayiguze vuba tunyiguze vuba. Rero ibazi ikipfa ndetse ikagira ikibazo. Ariko man ndakeka rwose ifite waterproof nta byadanje, ahubwo nuko wari ufite ubwoba bwinshi cyane. Yeah, of course bro, nari mfite ubwoba bwinshi gusa nyine ubu ngubu byarangiye ndetse n'inzima na machine yanjye nabonye nta kibazo ifite. Ahubwo man reka nkureke njyame mbona uko ejo nzabyuka nza ku kazi. Sa rwose ntari bimana Jay, nyine nari nguhamagaye kugira ngo nkubaze kuntu umeze, nkubaze nimba washitse mu rugo amahoro. Bro, nyine urabizi you are my best friend, tu nubwo tudahuza ku bintu bijyanye no kwidrinkingira tu. Oya rwose bro, nta nimwe tuzigera duhuza rwose igihe utaratekereza kuba wanywa nkeya basi cyangwa ngo bireke. Sha igihe cyose tuzahora dushwana tu. Nganyumvira iyo dage pe kusemane kuki uba wigira idage. Ndabizi neza man nimba ari byo ntabwo tuzarambana tu, kuko izi boro ntabwo nazivaho. Ntabwo nazivaho man, zino zinshira swingi. Uri kumva kuntu ndi kuvugana freeze. Man nyine uri kuvugana free pay, freeze amafuti zidafite aho zishingiye. Oya man, bwo no budage nawe uzabimenya, nabwo uzaze ngushonesha wowe wumve kuntu ibintu biba bimeze. Ati se bro man, tujye uhinduka na rimwe. Reka man, reka nkureke bwo nyine tuzasubira ejo. Kandi thank you Placide, rwose appreciate kumpajira amakuru yawe. Ahubwo se mushuti wawe ameze gute? Man rowe yagoswe zabashije kuba zamugeramo gutyo ngo yasinzire yari furi. Gusa man niwe warumpaye akayide ko kuba naguhamagara ndetse nkakubaza amakuru tu. Urumva rero nawe rwose ni genge ntari birye rwose, n'umwana mwiza ntari birye. Of course man, ndabizi muri abana beza ariko mu gihe rwose mu kimwe ibyo bintu rwose ntago mba shyigikiye abe na gatoyi. Man left, reka ubwo bushiti man, reka ubwo bushiti. Sawa nyine man, ryama ndetse umere neza, ubwo tuzahuza ejo tuzahuriza mu kazi unyerekana ko kadada rwose ejo uzanyereka pike yako. Nabwo se ubwo ngubugira mwana ngo hari n'ifoto yako mfite. Simba nabyitayeho. Soba wabyitayeho nganyumvira rwose, komeje kumbera idage pe. Sawa bro, ntarebe imana ubwo twongere duhuze ubwo tuzasubira. Reka dusubire mu gatondo ijoro ryiza unsuhurize Mary wawe. Ati sawa rwose ntarebe ndaza kuba namusuhuza. Nuko mama Jay yese kareba Jay ati ngaho Jay nyumvira uwo muhungu swingi ari kuvugana. Mwana wanjye please be attention, ndakwinginze mwana wanjye ujye wirinda cyane. Sa rwose ntarebe mama, nzajya nirinda ndetse ngomba kubikora neza cyane. Ese senti ntabwo uri butahe? Ati se koko mama wamugana ubu ngubu ndataha.
Jay watwaye imodoka ndetse ukamushitsi wabo ati oya mama nta mpamvu ko yataha ahubwo se yaraye mu cyumba ndetse akarara mu cyumba cy'abashitsi wenda ejo akazabyuka agenda kuko burije cyane mama kandi urabizi neza nanjye ejo mfite akazi. Ati Cynthia hari ikibazo rwose uraye? Ati nta kibazo rwose reka mbimenyeshe papa nabyemera ndaza kurara. Ati ndabizi neza papa rwose ntabwo yabihakana ahubwo nyine rwose ijoro ryiza muryame neza ubwo ejo tuzasubira tu. Bukeye Jay yaseka abyuka ndetse ajya mu kazi gusa mu kubyuka kugira ngo ajye mu kazi Cynthia yaseka amusanga. Ese Jay rwose ugiye utanambajije uburyo naramutse? Bebe ntugire ikibazo rwose hano ndabizi neza marayika bahari ndetse cyane rwose iyo uri hano buri safe rwose nta n'ikibazo kiba gihari buriya iyo uri hano buri safe kandi ibintu rwose byose biba bimeze neza rero don't worry kabisa mba mbizi neza ko waramutse neza kuko ino nzu irarinzwe rwose dufite abamarayika baturinda. Ati mufite abamarayika babarinda se ku buryo utanambaza ngo hayi? Ati please baby come on rwose nawe bikabye uzi ko ibintu ugiye kubigira intambara ndetse ubiremereze. Hari rwose Jay ntabwo ngiye kuba nabigira intambara cyangwa ngo biremereze nkuko uri kubimbwira gusa basi nyine you have to take care pe ureka gukabya use wajya umenya ko ndi girlfriend wawe. Of course I know you are my girlfriend kandi I love you more you know. Ese what can I do? Please baby wibigira birebire pe kuba ntabyutse nkubwira ngo morning hayi nuko nari mbizi neza kuri buze kubyuka ndetse umeze neza kandi urabizi neza mama honda hari rwose abahambereye. None se Jay mama wawe ni uzandongora koko? Ati ngaho nyumvira rengo usigaye uzana koko umva nk'ibintu utangiye ahubwo reka nkureke njye mu kazi turaza kuba twasubira. Aha ndumva udashaka no kuba wamvugisha basi nyine ugira akazi keza kandi ndagukunda. Okay fine rwose ntari baby ndaza kuba nasubira nawe rwose turaza gusubira niba mu kazi basi ntuza kuba wantwara ngo ngeze mu kazi nanjye. Ati oya baby please come on tubona ko kuko nakerereje basi mama araza kuba yagutwara ndaza kuba nabimusaba. Ati sa rwose nta kibazo ugira akazi keza. Nawe Jay yaseka abyuka ndetse abyuka yambara kugira ngo abashe kuba yatwara Cynthia. Ati se Cynthia witeguye basi mbashe kuba nagutwara? Ati mama ndakubwiye se ko nkeneye lift kandi. Ati no mwana wanjye rwose tugira ikibazo rwose Jay nyine yanyandike ndetse yabimbwiye ko yagiye akererewe ubwo rero ngomba kugufata mbere yuko ngaruka no nkabantu nkakugezayo ahubwo reka nze nkarabe ndetse mfite ko nkujyana. Sa rwose mama gira vuba nuko mama Jay yaseka afata Cynthia ndetse aramujyana mushitsi wabo gusa Cynthia mu gushika wawe yasanze umusore babanaga mu gipangu kimwe araho ndetse ahicaye. Ati se Cynthia waraye hemane kutigeze utaha noneho rino joro? Ati naraye kwa sheri wanjye rwose. Ati ya ndumva rwose waraye uhatwitse ndetse byagenze neza. Ati shaman ntabirenze nyine mfite umukunzi w'idage bya danje tu. Ati yes rwose ntarebe nimba ari idage rwose ariko ntabirenze bana siduhora se turi kumwe ari biba birenze. Ati wana mugani rwose ntabiba birenze mori abwo se Morris we nta nzoga ufite mani ko ndi kumva nzikeneye mani. Hoya se kandi Cynthia se wajya ugabanya ibintu by'inzoga mani ntibambwiye ko ufite umusheri? Ya of course rwose ufite umusheri gusa aba yatesheje umutwe aba yanjegaraje kandi ikintu kimwe ugomba kumenya Morris kuba turyamana ndetse tukishimana nta kindi rwose bivuze tizere ko utazabitekereza ukunda. Ati nyumvira nawe rwose uri dange rwose pe ubwo sunumva rwose nta birenze mani bitako birangira bitako nanabyibagirwa tu tukajya bifata nk'ibintu bya danje rwose nanjye biramba nabihejeje mba nabyibagiwe nta nubwo mba mbyibuka ntabwo mba mbyitayeho rwose. Okay fine nimba rwose uba wabyibagiwe aho ngaho rwose ni fresh nari ngize ngo wenda uri kubitekereza ndetse abigize birebire. No baby wibigira birebire rwose nta bya danje man ntabwo mba nabigize birebire ahubwo se uri ready turya akantu basi. Oya kandi Morris rwose am tired penarayiriya kandi nananiwe bishatse kuvuga ko kugashereka rwose kiri nyine karaye kagukoramo akazi tu. Oya rwose Morris please uzi ko ntari n'idage man uzi ko nta n'ikintu na kimwe twakorana nyumvira rwose ndagaswi. Ari sure? Tia of course man ni idage ku rwego rwo kutabitekereza ni umuntu wabigize umumarayika yigize perfect ibaze ko narayi wabo shankarara mu cyumba cy'abashitsi kandi nyina ari isaziye apfa gushika mu buriri gusa fyo ahita akasinzira man. Ndagaswi nyumvira iyo dage gusa man icyo gisore ndikumva ari neza wakigumana ntabwo wagakwiye kuba wakireka ndikumva ari neza rwose ndikumva nta nicyo gitwaye you have to stay with him kabisa. Wamba bariye mani ni ikidage ku rwego rwo kutabyumva nyine nuko nabuze ukongera nuko yaba afite ibicwa tu gusa ntabwo nagakwiye kuba nkiri kumwe nawe. Nyumvira rwose uwo ngo ameze nk'umutipe dukorana mu kazi kamwe pe nawe ni idage kandi urebye ibicwa afite shaho
ati yesa yaguswe ko utari kujya ku kazi. Ati nyumvira wallahi wa mugani pe nanjye nari naguswe man, nari nakurindiriye kugira ngo ubashe kuba wampa ku kantu, none ndumva ngo wananiwe, reka nitegure njye ku kazi ubwo turaza gusubira guroba tu. Sa rwose nta kibazo, utegura ubwo turaza kwa twasubira nimugoroba. Sibara kwereka Jay yahise kagenda ndetse agera kuri umuhanda ndetse agera hahandi wa mukobwa yabagari. Gusa none kuri iyo nshuro Jay yari yajyanye imodoka ndetse asa neza cyane. Gusa mu kugera muri iyo quartier abantu bose baramurangariye dore ko imodoka ye yari imeze neza ndetse yari ifite uburanga buhebuje, si cyo gusa kandi yari inahenze cyane. Nuko badorokasi bose base ko basohoka mu tubotiki kwaba ahantu bakoreraga, bose bahita ko bumirwa ati wow, mbega imodoka nziza. Gusa Dorokasi yahise kabwira abashuti bati man, muzi kuri ari wa mutipe Samantha yatije umutaka, ati kuko wamugani ndi kubona asohotse mu modoka hari ndetse awufite, ati mbega umusore usa neza, ati mwikabya se kandi man mwirengera basanga nifitiye umukunzi, tishangiye mugiriye crash pe. Shargose nawe Dorokasi mugiriye crash wikabya man, abo se man Samantha ari kugira ngo abashe kuba yajya kwakira uriya mutaka, ati ahubwo mureke njye kuwakira. Ati no Dorokasi wikivanga rwose, wikivanga, urabizi neza umuntu watanze umutaka rwose, urabizi neza umuntu watanze umutaka ni Samantha, kandi ushobora gusanga Samantha akiri muri ya rigore ye rwose ataraza mu kazi. Gusa bakiri muri ibyo Jay yahise kaza ndetse arabasuhuza ati hayi, ati hayi, ati amakuru se musore, ati ni meza, ati se ahubwo ko ntari kubona wa mukobwa wanyari hehe ko narinze kugira ngo mbashe kuba na mu mutaka we. Nuko Dorokasi yahise ko yitanguranwa ndetse avugira hejuru ati ugira ngo sabwe yari yava muri ya rigore ye. Ati what? Ati rwose ntabwo arava ahantu aba rwose, ubu ngubu aracyahari, ubu ngubu aracyaryamye rwose ntabwo arabyuka. Ati se basa tugiye kugira ngo mbashe kuba najya kuhamusanga kugira ngo muhe umutaka we. Atari ku musore nta birenze rwose wawusiga ahangaha. Ati uva sister nyine singomwa ngo umpamagara musore nyine, amusore cyagiye sinababwiye izina ryanjye gusa nyine nitwa Jay. Ati okay amusore rwose Jay nyine wawusiga ngaha rwose uwo mutaka yaza kuza akawutora, dore ko rwose twari twanumvikanye ko rwose nutamusanga uzahasiga. Ati no nyine ndashaka basi mubanze munyereka aho hantu rwose atuye. Nuko Dorokasi yahise kabwira abashuti be ndetse bajyana na Jay bajya kumwereka ahantu Samantha yari atuye. Gusa Jay akihagera yahise akakubitwa n'inkuba kuko yari muri rigore ndetse yari ahantu hasa nabi cyane. Ati what? Ati Jay bigenze bite se ko utunguwe kandi? Ati uriya ni Samantha uryamye. Ati yego rwose buriya yaguye agacuho, buriya aba yatashye ananiwe bya hatari. Ati none se hariya ni haba? Ati yeah of course Jay, hariya rwose niho yakurira, naramubwiye ngo aze tubanaranga. Ati mbega urwego rw'ubujiji. Ati Samantha yahise kahagurukira hejuru ndetse yikanga cyane. Ati musore ninde wakuzanye hano se kandi? Ati amusore rwose Samantha nyine nabajije ndetse bahandangiye, dore Dorokasi rwose niwe tuzanye ndetse niwe uhanzanye. Ati se Samantha kuki uri ahangaha? Ati no. Ati ariko musore ndumva bitakureba. Ati no ntabwo bikureba rwose, nta n'impamvu yo kuba wabitindaho, tinda ahangaha rwose nihomba. Ati se basi Samantha please nyine ntwongere kunyita musore nitwa Jay. Ati okay I'm sorry Jay, gusa nyine nahangaha hamba ndetse jya ku kazi kawe nk'umutaka wanjye, hari ikindi tuvugana se nsi wabonye umutaka ndetse ntiwashitse mu rugo amahoro? Ati ya nashitse mu rugo amahoro gusa nyine thank you warakoze ndetse cyane. Ati se ariko Samantha kuki uri ahangaha basi? Mani reka izo lenge ndetse ibyo ngibyo tubireke, ibyo se nubimenye urabikora hiki? Ati okay Samantha ndumva none utanashaka no kuba wanganiriza, basi mpa nomero zawe rwose tuze kuba twavugana. Ati ubwo se nomero zanjye ziraza gucamo rako mbizi neza ko telefone yanjye rimwe na rimwe itabiriho. Ati okay nta kibazo rwose pfa kuzima turaza kuba twavugana. Nuko Samantha yahise kaha Jay nomero za Jay takagenda ndetse asubira mu kazi ke. Ati Dorokasi man kuki uri idage bya hatari? Ati se Samantha kandi nakoze iki? Ati Dorokasi uruwafeke ese igihe cyose man wohora umbangamira mu buzima bwanjye. Please Samantha mbwira nyine nakoze iki man kuri kumbwira gutyo? Nta n'isoni man ufata umuhungu muzana ahantu mba muri rigore we, ubwo se ubwo yashatse kuba wagera kukira. Samantha rwose nanjye amusore ntabwo nabyifuje, gusura amusore yampatirije pe, yampatirije ngo tujyane ndetse mwereka ahantu tuye, rero urumva nta kindi nari gukora pe, nahamuzanye kandi amusore nyine wihanganira ibyabaye tu. Nta n'urusoni amusore nihanganira ibyabaye, ubwo se kuko urumva bishimishije ndetse urumva ari byiza kweri? Please rwose urampemukiye pe, urampemukiye ntubuze kimwe.
Samantha please navuze ngo I'm really sorry pe kandi ndakwinginze nyumva pe nanjye ntabwo nabigambiriye man it is like accident man nyine yaje ntunguye ndetse arampatiriza ngo mbashe kuba namwereka ahantu tuye rero urumva nta ruhare nigeze mbigiramo kandi pe I'm really sorry ndakwinginze sa nyine man utumye nyine barenyuzamo tu no Samantha ntabwo ndumye bari kunyuzamo ese sinakubwiye ngo basuze tubane si wananiye koko mama narakunaniye none uhisemo kuba wandaburiza nyine tu no Samantha wibigira birebire please baby ndakwinginze man nyine nta byadanje kandi basi amusore ntabwo nzongera kumbwira ngo murangira aho tuye rwose mbashe kuba nahamurangira okay basi say it your promise yanda gusezeranyije rwose pe ntabwo ntuzongera kubwira ahantu tuye rwose okay fine ahubwo sa kugira ngo uvuge ngo ibyo ngibyo byo kunsezeranya ariko reka mbireke ahubwo se Samantha please va kuri decision yawe man uze tubana ati no narabihakanye gusa barakwereka Jay yagiye mu modoka gusa mu kujya mu modoka yakomeje kugenda atekereza ndetse atekereza ku bintu rwose abonye bikamutungura ati se man umukobwa ufite umutima mwiza nka kuriya ni gutaba muri rigori umuntu wampaye umutaka imvura iri kunyagira ni gutaba muri rigori koko mana even na rwose ndogenda atunguwe pe birongeye birancanze umukobwa mwiza nabonye ari na mwiza rwose ntacyo abaye ariko ni gute rwose aba muri rigori ndatunguwe rwose pe ndatunguwe nuko Jay yaseka agenda ndetse ajya mu kazi gusa mu kujya mu kazi ntabwo yigeze akora ahubwo akomeje ko yatekereza ku bintu yabonye ndetse akomeza gutekereza kuri Samantha nuko akimura ibyo ngibyo Placide yaseka aza ndetse amusanga aho ngaho ati se Jay man bimeze bite se bro ko mbona nyine usa nkaho wahuze byagenze biti n'ibiki byakubayeho man Placide wareka n'ibiki se man uzi ibintu none nabonye numiwe pe ati nshonesha rero ahubwo se bro waba wabonye Maurice ko ngenda mubuze ko ntigeze mubona none mu kazi wasanga nyine nawe yagiye mu bitabi yagiye kuba nkawe ati no man nyine Maurice twaraye tuvuganye ndetse ambwira ko atameze neza gusa sinzi impamvu ataje tu gusa bakiye muri ibyo Maurice ese ko yinjira ati bro bimeze bite se ati bimeze bite rero mbabwire Maurice kuba turi abashuti nge nawe ntibivuze ko uzajya wica business yanjye rwose reba nk'igihe rwose ubuziye mu kazi next time rwose nukererwa nzagufatira ibihano ariko Jay nawe rwose bro wigira birebire man harakadada tubana ngo karaye kwa boyfriend wako nyine nari nakarindiriye ngo kugira ngo tureko twakenjoyinga gusa nyine man byarangiye kandaburije tukananyimye ku bintu tingaho nyumvira pe ese man ibintu byo gusambana uzabigeza ngaho inzoga uranasambana bro noneho ikindi ukanywa n'urumogi man byibura wenda na Placide hari byatakora kizo lengeza zo gusambana ndetse n'ibindi nta byajyamo ariko we nyumvira rwose byose wabigiyemo man byose byarakwivanze mu mutwe ati none nta n'urusore rwose warurindiriye ako gakobwa shawareka n'iki rwose man we ntabwo wabyumva tu nyina ku kadadamane kaba gakeneye ngo mbikanogereje kuko nyine boyfriend wako ni idage man ngava mu kazana niwe ngo ntabwo baciringa byatari ngibaze ko n'ubukara yiwa ariko nta kintu na kimwe bigeze bahoza nta n'ikintu bigeze bakora man none se man Maurice uri seriye man umukobwa yarara kwa boyfriend we ndetse ntagire n'ikintu na kimwe bakora tisha Placide wareka n'iki man ko numiwe nabonye igikobwa nyine cyantunguye pe gusa cyambwiye ko nyine icyo gitipe cyacu nyine ngo ni idage byatari tu none se sori gato Maurice ni icyo uri kuvuga man ntabwo ndi kubisobanukirwa man nyine nicyo cyankerereje tu nicyo cyankerereje icyo kidada cyitwa Cynthia man ni ikibwa byatari ngihoraho nyine ngo boyfriend wacu nyine ni idage rya danje tu ti what none se bro wanyeretse ifoto y'uwo mudada ko ndiko bagira ngo hari ahantu muzi ati none se bro shishikajwe no kuba wakimenya ati of course bro yabwe nyereka man nirebere nanjye ndebe icyo gikobwa cy'ikidage nzakigeho ati ko man wagabanyije iryo tabi kuva ryari Jay nawe usigaye mu itabi man ubwo se wowe ibyo bintu wabijyamo man ko nzi kuri perfect rega man buri rirore modo wanjye no ngomba nigira idage ati no bro nyine man nanyereke nanjye nirebere tundi kumva uwo mudada utangaje ufite boyfriend rwose waraburije uko nguko nuko muri sese ko yereka ifoto Jay gusa mu kumwereka ifoto Jay yese katungurwa cyane kuko yasanze ari Cynthia wa mu Cynthia we rwose asanzwe atereta ndetse basanzwe bavugana ati bro are you serious man ati niki second Jay ko mbona uhindutse mu maso ati uyu ni mudada man mujya mu binoza ati of course rwose yishakirire kura bya danje man ni cyana kiza ku rwego rwo kutabitekereza ahubwo se ngo hemo pass man
oya bro man jya ureka ibyo bintu rwose ubuse kuko Mori urabona rwose Jay ari umuntu wo guki gikobwa man no Jay ifite gushaka umwana rwose uri perfect man umwana umeze neza umwana nyine kirari cyo nikiwerewere pe please nta mpamvu yo guhubuka rwose ufite gushaka kana gaciye ndetse kameze neza bya danje ati nyine bro ari ntari gusobanukirwa man ari serious man uyu niwe mudado wamwigiraga ndetse mujya mu binoza muhora muryamana of course bro uyu niwe rwose uyu niwe nyine man niwe tubinoza fresh kandi rwose arirekura bya danje ntari ibirye pe nyine atanga ibintu fresh bro what the fuck none se bro nyine mbwira man ntabwo ari sure man bamwita Cynthia ati of course bro bamwita Cynthia man baze ko niri joro nyine yatashye mu gatondo ambwira nyine yandakariye man nanagisabye ku bintu kirandaburiza 4 shani hatari bro ni hatari sawa nyine man reka mbareke nkora akazi ubwo turaza gusubira atari ko CJ ko umuntu uhindutse man ko umuntu uhindutse mu maso ati no man nabwo nyine bikambatera story ndetse ibyo ngibyo tubikwame tubireke nta nicyo bitwaye ahubwo se ntiwumva man tugeze iyo story ndetse twiyumvire rero man nyine ngiye kubabwira ibintu ariko ndabizi musanzwe munseka ariko please kuri inshuro nyine mube serious man timuze kuba mwaseka ndetse abwo mu nyumve cyane okay sa bro ntari man turakumva tu man nyine ejo naratashye man nyine imvura yanyagiye bya danje man umudada mpumutaka gusa umudada man nagiye kumureba ndebye nyine ahantu abapu numva mugiriye impuwe bya danje ati oya se kandi none se bro abahewe nyine man ni umudada uba muri rigore tuke ni imagine man umudada mwiza bya atari ariko aba muri rigore what the fuck bro umudada man uba muri rigore ko naneze ko ibyo bintu mize se mu maniga man mu badada byo birimo guti Shiprasi wareka n'ikimani nge nuwe wenyine nabyibajeho byancanze umudada man ni mwiza bya atari nabonye narinze n'uwo Cynthia tu oya man iki gikobwa cyo ntukajye kivuga nanjye baze ko ntanakishira amago man kuko ni kiwerewere bya atari kiri nyine man sinzi nyine kiri unserious tu ati nyine man uwo mudada yamfashije gusa nyine nabonye aba muri rigore nabazi nyine ndi kwibaza nyine ikintu nakora byancanze tu ati cyangwa sha urahera Jay kutatangira bwo kuba wagipofuka kutagikunza abwo uri ushaka izindi mpamvu ndetse ukazishakiraho zitari man shamani nyine ntanamukunda man ntabirenze kuko nabonye ari umwana mwiza gusa nyine sha yarasa nabi bya hatari nyumvira ndagasuke tu nose bro urumva yari gusa neza gutikanda aba muri rigore man urumva nyine na life abari danje bayamuraburije bya hatari niyo mpamvu nyine ubwo ngubwo ameze gutyo ndakeka nta yindi mpamvu tu ati of course man nyine sha sinzi gusa nyine bitewe n'umufasha yampaye ni kwibaza nanjye ikintu namufasha byancanze wamusunikiye se man muri aka kazi nawe akaza akikorera ko nabonye harimo n'umwanya w'umukobwa ndetse uwo mwanya ko warabuze nyirawo shabro nyine nanjye nicyo ndi gutekerezaho ninza gutanditse nkamusanga turaza kuba twaciringa ndetse tubivugane tu okay samani ntari wowe muze kugenda ndetse muvugane muciringe muhuze uraza kuba watubwira ibyo ari byo tu kuko ndi kumva ko kana gashobora kuba ari neza pe kana kagwaye umutaka abandi bawo kwimye bro shashobora kuba ari akana kari perfect man shabro man nakana kiza ku buryo utabitekereza man nyine can you imagine no nakagezo nyine mbona karatunguwe birakarenze gusa nyine katutse abadada bagenzi bako kubera ko nyine banjanya aho kaba of course man Jay nanjye nyine usiye mukavumo kanje rwose utanteguje aho ngaho ntabwo babivamo fresh rero byari ngombwa ko rwose kabarakarira kuko urumva nyine bakabereye idage tu sha nyine man kabarakariye fo kabarakariye bya atari of course bro byari ngombwa kuba kabarakarira kuko nyine uri kumva nyine sha nyine bagataye ibyapa tu bakaraburije gusa barakoreka tugarutse kwa Cynthia aho Cynthia yararaho ndetse ari kwiyahuza inzoga ndetse ari kunywa n'itabi ati man sha kira kijama ni kidage kuko Jay ni dagi kuko man kuko njiwa man ntaho ko nguko nubwo nimye Morisi rwose kwagakwiye kuba twahuje ndetse nkienjoy nka kuri amujama yambabaje rino joro mbega ikijama kikinyishe n'ikiginga bya atari gusa kiri muri byagiye kubona abona nyina wa Jay aramuhamagaye ati ndabona na cyane na kimpamagaye ati Cynthia bimeze bite se mu kazana wanjye ati mama meze neza rwose nta kibazo ati Cynthia umeze neza utambeshye ati yego rwose mama meze neza rwose nta kibazo ndi kumva nkomeye rwose nose ko ndi kumva mwana wanjye uvuga nk'ufite ibitotsi oya mama ntabwo mfite ibitotsi ahubwo nyine ndi kumva mfite stress za danje ati wait uretse gato Cynthia
ujya unywa inzoga? Oya mama, nyine ntabwo mbikabiriza, nywa gake gusa, nyine ntabwo nywa inzoga nyinshi cyane, nyine nywa gake, ntabwo mbikabiriza tu. Cynthia, unywa inzoga biri seriye? Ariko se mama, wagabanyije ubudage koko, ndakubwira kugeza ryari? Nyine nywa inzoga ariko ntabwo nkabya, nywa gake. Cynthia, arishwa nongere nkubaze mwana wanjye, unywa inzoga? Se mama, ntabwo uri kunyumva koko, nyine ndazinywa tu. Bishatse kuvuga ko wanasinze? No mama, ntabwo nasinze, abwo ni ibitotsi mfite. Ati Cynthia, wingira umwana, wingira injiji. Useka ko mwana wanjye ukumva nyoye kuba natandukanye umwana wasinze ndetse n'umwana ufite ibitotsi. Okay basi, no umva ko nasinze basi, urishimye se basi? Okay fine, ukomeza enjoying mwana wanjye, turaza gusubira basi umeze neza. Okay poa, turi kumwe musaza. What? Cynthia anywa inzoga? Mana yanjye, ubuse kuko Jay wasanga kandi bino bintu atabizi ko mfite umukazana unywa inzoga kugeza poa mwana wa byose nono, kandi ni ibiki? Yesu Kristo umwami wanjye, ibi nono ndamenya mbigenza gute ko narwanye nyinshi koko. Mama Jay yakomeje kwibaza ndetse biramutungura cyane kuba asanze Cynthia nawe anywa inzoga ari umusinzi. Siko ko mana yanjye, umwana wanjye kubera cyakomeje, ese ni imivumo yamugezeho koko? Ari abashuti be banywa inzoga ndetse barasinda, banywa n'amatabi, ari ngo nazaba kazana numva nabo banywa amayoga, sinzi nimba ahubwo n'amatabi batayanywa pe. Gusa barakwereka Jay yaseka agenda ndetse arataha, gusa mu gutaha yongeye asubira muri kaga karitsiye. Gusa mu kwasubira yasanze Samantha ari aho ngaho ndetse ari mu kazi ke ka buri munsi. Gusa Jay yaseka ahamagara Samantha, ati Samantha, ati se kandi Jay right now nabwo urongeye hano, useka ko uje gukora iki hano koko? Please Samantha, mpa iminota 3 gusa basi tuvugane kuko ndagukeneye pe. Okay nta kibazo rwose, basi mbwira ushakira iki se? Ese Samantha warize? Ati ariko abasore muribonera muri irya wa, useka ko Kurukundo ukabona ntarize? Narize nyine meze neza. Wize biki se kandi? Nize biki? Ushaka se ngo bikumarire iki? Nize contability. Okay fine, warangije se basi kaminuza? Narangije kaminuza. Ubwo rero bona warabonye amafaranga ukagira ngo n'abandi biroroshye. Nagarukiye mu wa gatatu najya gukora graduation, rwose mbona amafaranga ndabireka, nabaye mbisubitse, nimba n'amafaranga nzajyayo nge nayikora. Okay fine, none se man, wajya ushaka akazi ukava muri aka kazi kuko kano kazi mbona gasuzuguritse. Umva Jay, please rero ngusabe musore, nagwaye akanya kanjye kandi rwose nakubashye, rero please wifashaka kunyinjira mu buzima ndetse kuko ntabwo nabigutumye, ntabwo nagutumye ko wanyinjira mu buzima. Ati no rwose Samantha, sibyo ushatse kuvuga, bwo nyine nashatse kusaba washatse akazi nyine ugakora kandi kazi. Ariko abasore kuki mugira imihimbo? No suri kubana ndi muri aka ngaka uko nabonye, kandi impamvu ndi muri aka kazi nuko nta kandi mfite. Rero please kandi rwose listen, nyihanganira rwose pe, ntabwo nkeneye kuba nyine please. Okay fine, ntaribi rwose pe, ntaribi nyine se basi wareka nkaguha akazi. Ati what? Yeah of course rwose mfite akazi kandi nyine rwose nagufasha nkakaguha. Ati akazi gakora gute se kandi gahemba gute? Ati kajya kaguhemba 300 ku kwezi. Ati are you sure? Ati of course Samantha, ndiseye kajya kaguhemba 300 ku kwezi kandi rwose tubaguha n'umushoferi nyine akajya kujyana ndetse akakugeza mu rugo. Ati umushoferi akanjyana ndetse akangeza mu rugo, arangeza mu rugo se azagenzana muri iyi rigore. Ati no nyine Samantha please, nyine now I'm serious pe, nkeneye kuba naguha akazi pe, kuko nyine kuva wampa umutaka nyine nabonye uri umwana mwiza, ahari nyine wanakora akazi neza pe. Okay Jay, ntaribi rwose ndaza kuba nabitekerezaho. Ati no, ese uratekereza kuki? Wajya ureka kwihagararaho, mu bigaragara rwose nta kazi ufite ndetse akazi kawe ntabwo gafatika pe. That's why rwose nta mpamvu kuvuga ngo ugiye kubitekereza. Urabutekereza kuki? Please say yes rwose, ejo nzajabwo ngutora ndetse ujya mu kazi. Ati okay fine, ntaribi rwose, ejo uzaze kundeba ndetse tujyane mu kazi. Nuko Jay yaseka ata ndetse ajya mu rugo. Gusa Samantha yaseka agenda ndetse ajya kureba Dorcas. Ati Dorcas no mani, wamenye ibimbayeho? Ati ese Samantha ko mbona wishimye cyane ndetse byakurenze, byagenze biti? Tuzi wa mutipe se twa Jay nahaye umutaka. Ati of course rwose ndamwibuka neza cyane. Ati man, uzibaze ko nyine aje hano? Ati what? Ati se man, wagira ku bwana bubi, araje hano ntiwanambwira ngo umusuhuze? Shamani yarari kwiruka byatari nyine, gusa yaraje kumbwira ko nyine yamboneye akazi, ubu ngubu ejo nyine nzatangira akazi. Ati what? Ati of course rwose ejo nzatangira akazi, ubwo nyine nishaka kuba nagusaba service.
ati buretse gato mbere yuko nsaba iyo serivisi ese basi ako kazi ugiye kuba wakora ni akahe mwana nyine mbwira pe. Ngo ni akazi nyine ko bukontabilite ngo muri kampani ngo bazajya bampe 300,000 nyine ngo bampe n'imodoka ari incyuratu. What? Wow, mazimana isubiriza igihe biri serious kuko we wabonye akazi. Ati of course man nabonye akazi kandi buriya nyine basi reka ngusabe basi dutangire kuba twabana pe kuko imodoka ntiyazaginzana mwishitse mwiri rigori. Okay, ubundi se wigiraga ibiki imbere na hose rwose nta kibazo pe uze kuzanye tubane ntacyo bintwaye. Nuko muri siratashye ndetse mu gushika mu rugo yasanze Cynthia yanywe inzoga ndetse yasinze. Ati none ndebera ndagaswi wa mukobwa none yagiye hangover ya danje. Ati Cynthia kukiryamye mane wabyutse ukava muri izo lenge. Ati brosha none mane naraburije navuganye na mabukwe ndamukanga ashobora ko yanamenye ko inzoga tu. Ati what? Semane ko numva none waraburize bya dangera nose byagenze biti. Shani ni yampamagaye mane nasinze muvugisha nabi bya atari. Cyakora story yawe rwose imaze ko mana hari umujama dukorana witwa Jay. Ati what? Tigina rumuja se ko wikanze kandi bigenze biti. Nyine uwo Jay namukwerekaga ashaka kumugwamo pasi mubwira ibintu nge nawe twirirwamo. Gusa yambwiye ko nta pasi yawakeneye kandi bishafite ibicwa bya danje ari kuzakugezayo. Oh my god. Maurice nibiki wankoreye man ko numva wandaburije bya danje. Ati se kandi nakuraburije gute Cynthia? Man ibazi ko man uzi ko umuje yari wamushira wanjye nkubwira wa mujinga we nyereka ifoto ye turebe. Wayaseka ndi wabinkora uzi ko nawe yaseka nsaba ifoto yawe we usa nabonye yijinye mu maso yaseka atungurwa tu. Shandi no guturima ibimani nankwe byandenze tu. Ati ari sure man yagusabye n'ifoto yanjye. Ati of course yansabye n'ifoto yawe se ntufata wowe. Ati no ndapfuye mana yanjye ndazibamba nzerekeza nyereka ifoto ye rwose. Okay, dore n'uyu nguyu rwose murebe ndetse umumenye. What the f man uzi ko uyu yari sheri wanjye. Oh la la zirasose none ope nakabije narengereye sinzi ibintu nakoze uko nyine sha ndahiye ntakunda. I'm so sorry person nabiteganyisha ndaraburije use ko ndabigenza gute sha dear dane pe naruje nta mekino buriya nyine urugo narushwanishije byarangiye sinzi nicyo wakora nyine ndarushwanishije birasenyutse shaka undi boyfriend kuko wowe yakumenye. Nuko Cynthia yahise afata imodoka ndetse ajya kwa Jay. Gusa mu kushika kwa Jay yasanze Jay yarakaye ndetse yababaye cyane. Ati baby bimeze bitatu. Baby please stop ntwongeye no kumbwira ubwo bugoryi rwose. Ati mama ati ndakumva Jay bimeze bite se kandi ko ndikumva warakaye uri gutongana. Ati hano hari umusinzi uje kugusura bwo muhinzoga mwe. Ati wa Cynthia bite se mwana? Ati ni sawa mama nose inzoga zagushizemo. Ati se mama kandi zihe nzoga? Ati nta n'urusoni kandi zihe nzoga. Reka ngutekerere inzoga rero mwana wanjye uva hano ugendeye gusa njye si wa mbere umukazana pe ntabwo byakunda. Ati Jay uri kumva ibintu mama ari kuvuga bo ari byo? Ati no mama ibintu ari kuvuga ahubwo we ntago ari byo ahubwo njye sinagukeneye muri uru rugo pe so kuva ngaho ugende. Nuko Jay ndetse na nyina bahise kubirukana Cynthia. Gusa barakwereka bukeye bwaho Jay yahise kagere ndetse ajya kureba Samantha. Wow Samantha you look so sweet rwose urasa neza pe uragaragara neza urakeye byatari. Ari sure rwose Jay cya of course rwose usa neza ndetse ugaragara neza. Ntabwo se twagenda ndetse tukagenda nkajya kukwereka akazi. Ati of course nta yebi rwose tugende. Nuko Jay yahise afata Samantha ndetse amushira mu modoka. Bashika mu kazi ndetse batangira kuba bakorana. Gusa mu gukorana bakoranye myinshi cyane ndetse uko bagendaga bakorana nuko Jay yakomezaga kuba yakishimira Samantha. Ariko Samantha we yakomezaga kuganiriza Dorcas ndetse amubwira ko Jay yakomeje kuba yamwitaho ndetse kari kubikabiriza cyane. Ati we rwose Samantha man biriya bintu nibyo ndetse uriya mujama nyine aragukunda tu kandi ntazagucike. Urabizi neza yaguha akazi man kandi usigaye usa neza rero you have to be serious. Nagucika pe uzaburaburije sinjye kwirwa nkubeshya. Shasi icyo mbwiriza ndabizi nanjye neza sinatuma ncika man kuko uriya mutipe byange bikunda arankunda nubwo atarabimbwira. Nuko Jay yaje gusaba Samantha ko babasha kuba basohokana ndetse bakagenda akamujyana iwabo. Nuko Samantha yarabyemeye kuko ntabwo yari guhita akabyanga. Ati mama ati niki se kandi Jay uyu mukobwa kutigeze umumurikira kuva kera kandi mbona ari umwana mwiza.
ati mama nyine uyu nguyu bamwita Samantha, ni wa mukobwa nakubwiraga wantije umutaka. Ati wow Samantha bimeze bite se mukobwa mwiza? Ati ni byiza mama, meze neza ndashima Imana rwose. Ati ntubona se kandi Jay subona kubaye umwana muzima? Ati Jay subona kubaye umwana muzima se? Mama mbaye umwana muzima se gute kandi? Reba umwana wambaye neza, umwana udafite kamere, umwana usa neza, umwana ukeye. Naho uri kunzanira bya senti yawe mw'inzoga ndetse binasinda. Nuko Samantha yaseka ati mama ubwo se ushatse kuvuga iki? Ati ahubwo Jay nimumbwire rwose muri kuntindira, mumbwire rwose ntegura ubukwe. Nuko Jay yaseko yikanga ati mama uzi ko ntari nanabwira Samantha ko mukunda, none uri gushaka ko dutegura ubukwe koko mama? Ubuse niki ntabonara? Murirwa na mukazi mwirwa mukorana, ubwo se kuko ushaka ko mbigenze gute? Ahubwo nimugire vuba mumbwire ubukwe mugabanye ibintu by'amanyanga. Ati Samantha ntukunda Jay? Ati mama ati hoya mbwira reka kwiraza inyanza, ariko reka mbaze Jay. Ati Jay Samantha se ntumukunda mwana wanjye? Ati mama se kuko naba ntamukunda nkaba namuzana hano kuko tubizi neza ko umukobwa wese nzanye hano mba namukunze. Ati noneho Jay bishatse kuvuga ko hano rwose ajya haza abakobwa benshi, mama wabaza abakobwa benshi. Ati hoya rwose mwana wanjye wibigira birebere pe, hari igikobwa cyitwa Cynthia cyari cyaraje hano nyine ngo yaragikunze, kandi icyo gikobwa cyanywaga inzoga ndetse n'ibitabi. Rero twaje kukimenya ndetse nyine birarangira nyine turakireka turakihorera. Ati yes rwose mama, rero ngiye nta gisubizo mfite rwose ibyo byo gukundana, sinzi rwose Jay uko abitekereza, gusa njye nzaba mbabwira gusa ubu wapi pe. Ati Samantha ari sure? Ati of course rwose ndiseriye mama. Nuko barakwereka Samantha yaseka ataha ndetse ava aho ngaho. Gusa bukeye yarongeye asubira mu kazi, gusa mu gusubira mu kazi yasanze Maurice ndetse na Placide bari aho ngaho bari kunywa itabi. Ati Maurice ibyo ni ibiki muri mu kazi kuko birimo kuba mwanywa ibyo bintu? Ariko Samantha wajya ureka izo rengi, wemba mo n'urakana keza ndetse ufite umutima mwiza. Ahubwo se Mori wamba bari ukambwira umukobwa witwa Cynthia muramuzi? Cynthia namuzi mani, ni egisi wa boss, ni mu egisi wa Jay rwose. None se bapfuye iki? Cyangwa gitabi mani nanakiryaho. Ati ariko uri umwana mubi rwose, Muri waryamanaga n'umukobwa wa boss wawe ndetse ubizi neza? No man ntabwo nari mbizi ntabwo nari nzi kuba nateretana, gusa naje kubimenya nyuma, gusa nyine boss yaseka agikatira tu. Ati okay fine ntari rwose. Gusa bakiri muri ibyo Jay yasekaza. Ati Jay wahageze se man? Ati of course nahageze rwose. Samantha wakaje muri biro yanjye se nkakubwira? Samantha nawe rwose tuba dushona we na boss, nubwo mu biduhisha mushobora kuba mwarabigiyemo fresh. Ati reka gabanya amatiku. Nuko Jay yaseko yegera Samantha. Ati se Samantha birisereye kuko ntabwo unkunda? Ati ariko Jay wajya umbabarira koko, ndabizi wowe urankunda, ngayibaze numva ugiye imbere ya mama wawe ko ngukunda direct utarigeze unampropose, utarigeze unabimbwira kuko kuri ko mama watambona imboga mu menyo. Turuse bishatse kuvuga ko ariyo mpamvu wabihakanya? Ati of course rwose niyo mpamvu ejo nabihakanye, gusa nanjye ndagukunda ndetse cyane. Rero nyine nashatse ko basi mama wawe rwose abona ko ndiseriyemo bwa gake. Ibaze rwose iyo nkibimwemerera ku kanya direct she yari kumbona imboga mu menyo ndetse ari kubona ko ndi umukobwa usamara. Ati okay fine rwose ntari aho ngaho ndabyumvishije. Noneho se basi nategura ndetse tukagenda mu rugo nkajya kukwereka mama. Ati se ariko wait gato Jay nta papa wawe ugira? Ati no rwose nta papa ngira rwose, icyo wakishe pe, nta papa ngira, nyine ndi umwana umwe w'ikinege ndetse na murumuna wanjye rwose yarapfuye. Ati yo I'm really sorry rwose, ntabwo nari mbizi, ntabwo nari ngamije kuba nakubabaza pe. Ati no ntabyo kumbabaza rwose, aho ngaho rwose ko ibintu byose byabaye ndetse ko nta n'ikintu na kimwe cyo guhisha kiri aho ngaho, rero rwose nta birenze wibigira birebire. Ati okay fine ntari rwose ndabikwemereye Jay, uzagenda ndetse ubashe kuba wanyereka mama wawe, nose ko nta wundi muryango ufite, gusa nanjye buriya nta papa nta na mama ngira, rero ubyihangane ndetse uzabimenyere, ubyihanganire kandi rwose ubimenye. Ati what? Ati of course rwose njye nyine ndi umwana umwe gusa nta wundi muntu tugira tuvukana, nakuriye ku muhanda tu. Ya reality kabisa ndabibona, gusa I'm sorry nyine baby, gusa nyine basi mama azakubera papa ndetse akubere na mama, ndetse kandi nanjye rwose nzaba mpari ntugire ikibazo. Ati wow thank you Jay, rwose ndabikwemerera rwose, uzanyara ndetse ujye kunyereka mu rugo. Nuko barakwereka haciyeho iminsi 2 Jay yahise kajyana na Samantha ndetse ajya kumwereka nyina. Ati wow ati Samantha ko mbona usa neza se cyane kandi mwana wanjye. Ati nose mama ushaka rwose nze kukureba asa nabi?
sha nahereye kare kuva mu gitondo numva igicuro sinarinze ari iki rwose nshobora kuba ngiye kumva ibintu byiza. Ati Jay bimeze bite se kuma nawe wambaye ikoti? Ati mama ati nyine ubushize ndabizi neza wabajije Samantha nimba nkunda ntiyagira icyo abikubwiraho, yari akiri kubitekerezaho nari naramuporopoje kera, gusa nyine mwana wanjye none wahisemo neza pe. Ati of course mama nahisemo neza, rero gusa ubu ngubu nyine turi muri relation turi gukundana, ndetse mama vuba nga turaza kuba twategura ubukwe. Ati wow ati ni byiza rwose, umwana byarangiye rwose agwaye ufasha agwaye mutaka none birangiye rwose mujye kuba mwabana. Mwana wanjye ndatekereza none ko rwose uru n'urukundo rw'ukuri pe kandi ndarwizereye nyine nanadwizereyemo. Ati ya mama ugomba kurwizereramo nyine, gusa mama nyine thank you nyine kuba basi twaramenye uriya Cynthia kuko ari kunjagaraza. Ati se Samantha Cynthia nawe umuziho? Ati yego rwose mama muziho rwose, abahungu dukorana baramumbwiye. Ati Cynthia bamukubwiye gute se? Ati Jay dose don't worry Maurice ndetse na Placide baramumbwiye nyine, rero urumva naramumenye tu. Ati rero mwana wanjye nimbuziranye na Maurice ndetse na Placide you have to be careful kuko bari abahungu banywa itabi cyane. Ati yego rwose mama ndabizi banywa itabi gusa n'abana beza ndetse baranyubaha pe, dore ko banazi ko ngiye rwose na Jay turi gukundana, rero urumva rero ntabwo babitinyuka. Ati okay sawa rwose rero bana banjye muzagira urugo rwiza ndetse ndabashyigikiye, ndabakunda cyane. Yari David Rwanda, inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Mukomeze kugira ibihe byiza, nkwibutsa gukora subscribe ndetse na share na comment wowe utarabikora rwose kugira ngo ujye ubashe kunkurikirana umunsi ku wundi. Imana ibarinde.